Shikita helastika tanga kakakikita sifega wewe meguhindukira ugaca bugufi uyu mwanya Imana igukoreho tara yasigama umwuma urabahitanye umwuma igihe cy'umwuma kigiye kubaho ariko abasiganye amaso yabo abasigamye amamushumba we ushumba mu mwuka no mukuri yewe mubanuzi uhanura mukuri no mu mwuka yewe munyamasengesho amakiraje kugira ngo Imana ikurinde inzira y'ubunyerere yibuka imirimo wakoze nirangiza ikurokore mbese wowe udafite akarimo na gatoya uzarokorwa niki ngo uri hehe uri ihene cyangwa uri intama intama ziraje iburyo kandi ihene ziraje ibumoso baranura bakaja gusambana n'ahandi bakaja muzabigiye bitandukanye izo nta bindi ni ibiti bibi ariko nyemere kuba igiti kiza kwemera kuba igiti kiza ni gute nuko wemera guca bugufi ugerageza igihe kugira ngo igiti cyose kiteze imbuto gicibwe kijugunywe ndani mu moto gitabwe mu muriro umuriro nubageraho ibikomeye nibibageraho amakuba agiye kumanuka benshi bambaze ngo mwami nuzi benshi bagiye gutokombera abashumba benshi bagiye gutokombera abaze kumvira Imana bagiye gutokombera twanuye mu izina ryawe twagiye twashumye twabaye abadiyakoni mu makanisa ngo ariko ngo azabareba nabi avuga uti taka kiraje mwabanye amasengesho bantu batuye isi bantu batuye igihugu bitandukanye batuye ibihugu bitandukanye Afurika ni Burayi Imana yatumye ngo dore igihe ariko Uwiteka arambwiye ngo nimuzinukwe mu mitima yanyu nawe arabagirira ibambe kandi arabatabara kubera guhora bacumurira kuri aba bana ariko Imana yambwiye ngo mugire akanya ko kwegera Imana irakora igitangaza iyi mvura inyagira ntabwo ari ubusa imiryango yakwasa nubwo bene wanyu batagukunda ariko nimburi mu irembo rifunganye komera Imana izabana nawe kubera uri igiti kibi emera kuba igiti kiza emera kubazwa na Kristo yinjiye mu buzima bwawe nibwo uzabasha kwera imbuto nziza subuwe duhore tumwiteguye kuko uwo databuja uwo ntawusigiye asasira we asasana n'ingabo ze mwebwe bwami budashira tusegereze we icampa kaza datinze we icampa kaza udatinze we Daniel ndagusabye icampa kaza udatinze dutagangariye mwisi iyi si twayigiriyemo agahinda keshi iyi si twayigiriyemo ibibazo byinshi we twabuze abantu tubura n'ibintu nkamuza turinde igihombo c'ubugingo buhoraho zatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje we haleluya 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 yo haleluya urupfu ntabwo ari rubi urupfu ni rwiza kubakiranutse ushime wemeye ko tugera hano wemeye kuduha kano kanya kumugisha ngwino bane natwe kandi ukora iz'ubutwari ineza yawe igaragare muri aka kanya ukomera kwe kuboneke mu buzima bwacu Mana ngiye kubiba ariko sinabona ico ntanga ngwino uvuge mwami bakumvire ngwino ugira ico utambutsa muri uyu mwanya ngwino uhembura imitima y'abantu muri aka kanya ukiza imitima yabeshi kandi gukomera kwe kugaragare muri zose bana natwe mwakino kiganiro ndetse kandi ukora iz'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana umfashe n'ubundi ndatinze turasoma muri Matayo ndagira ngo tubanze dusome ku bice byaho 25 ku murongo waho wa 31 nibwo butumwa dushaka kuganiraho
kugira ngo mwakino gihe gito tukibyaza umusaruro. gucibwaho iteka umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika, ubwo Yesu Kristo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, azaza afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza kandi azicara ku ntebe y'ubwami. amahanga yose azateraniriza. icyo gihe ntabwo ari umutunzi uzaba uyicaye, ni umwami Yesu waremye ijuru n'isi, ngo kandi amahanga yose azakoranira imbere ye. abarobanuye nk'uko umwungero nagira nkubwire ngo ikihe kiraje kugira ngo uyu mwami twavuze kuva kera, twahanuye kuva kera, bavuze mu gihe cya kera, umenye ngo igihe kiraje kugira ngo aze, kandi mu kuza kwe ararobanura nk'uko umwungero arobanura intama mu ihene. intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. intama zirajya iburyo, ihene zirajya ibumoso. yantumye ngo uri hehe? uri ihene cyangwa uri intama? intama zirajya iburyo kandi ihene zirajya ibumoso. ihene uriyizi, ihene niyanga kugendera muri gahunda y'Imana, niyanga kugendera mu murongo w'Imana. ihene zirasambana, ihene zigira amagambo, ihene ziraroga, ihene zigira ishari, ihene ntabwo zikijijwe, ihene ziratingana n'abatinganyi. ariko agiye kurobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. babandi baza kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, bemeye bakanamba kuri Kristo, ngo azaza arobanure avuge ngo nimuze mugubwe neza kubera ko mwahawe umugisha. muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa, kandi muzaraga ubwami hari izateganirijwe bakiranutse. mwene data komera mu muhamagaro, mwene data komeza ukiranuke, reka kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, reka kwivanga n'andi moko. oya, menye uko wahamagawe, ukomeze witondera ijambo ry'Imana, kubera ko ubwo agiye kuza azakugororera. ijambo ryaravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'izo yakoze. amen. kuko nari nshonje mukamfungurira. umva igituma uzagororerwa. ntiwagize ubusambo, na burya Imana yaguhaye umugisha ntiwagize ubusambo. nari mfite inyota, na burya wabonye akazi ntiwagize ubusambo, na burya wabonye ubutunzi ntiwagize ubusambo, na burya wabonye buri kimwe ntiwagize ubusambo. wibutse ubutaha Imana yakuvanyemo ntiwagira ubusambo. azakubwira ngo uzahabwa umugisha, ngo kuko nari nshonje murangaburira, nyotewe mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira. nari umushyitsi murancumbikira. izi Imana yaguhaye wacumbikiye bangahe? amazi Imana yaguhaye wacumbikiye bangahe? nabo wacumbikiye urabasora ukabirukana ngo babuze ifaranga baguha, kandi zabuze. ariko imirimo dukora turi hano mu isi niyo tuzahemberwa. yego, nari nambaye ubusa muranyambika. umaze kwambika bangahe? mu mugisha Imana yaguhaye, mu ifaranga Imana yaguhaye wambitse bangahe? ni bande wagaburiye? umaze kwambika bangahe? aho imirimo ukora ingana gute? nari ndwaye muransura. usura abarwayi. nari mu nzu y'imbohe. iyi ni imirimo dugomba gukora. abantu bagenda nta mirimo bafite, abantu basenga nta mirimo bafite, kandi uzatuma bakora imirimo bihari ariko imirimo yabo ntayo. nta mirimo mufite yo gukiranuka, ahubwo imirimo mufite ni ukuja mu busambanyi, imirimo mufite ni ukuja mu butinganyi. ariko Imana ikeneye kutunga imirimo yo gukiranuka. mwene data, gira imirimo mu ntegenke zawe. yabwiye Gideyoni ati ntabwo uri umunyembaraga koko, uruworoheje, uri hasi, ariko genda ukiza imbaraga zawe zingana, ukiza ubwoko bwaje ndabana nawe. mu ntegenke zawe wakoze iki? abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagupfa. bakiranutse ariko bazibaza ubwo azaba aje gutanga ingororano, ati mwami twakubonye ryari turakugaburira. soma. cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa. ufite inyota tuguha icyo kunywa. kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira.
kandi twakubonye ryari uri umushitsi turagucumbika cyangwa wambaye ubusa turakwambika cyangwa wambaye ubusa turakwambika kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe hari ijambo ryavuze ngo akaboko kawe k'iburyo nigatanga kano ntikamenya hari imirimo dukora tugiye kuzahemberwa n'Imana ya mirimo ukora utakinibuka mu bitekerezo zawe ba bantu wagaburiye utakibuka ba bantu wambitse utakibuka igihe kiraje kugira ngo Imana ikurinde inzira y'ubunyerere yibuka imirimo wakoze nirangiza ikurokore mbese wowe udafite akarimo na gatoya uzarokorwa n'iki burya mwakoreraga babandi burya mwagaburiraga babandi burya mwambikaga babandi burya mwacumbikiraga babandi burya mwagaburiraga babandi nije Uwiteka mwagaburiraga mimi Mungu nije Uwiteka mwagiraga gute mwagaburiraga ifaranga Imana yaguhaye ku munsi ugaburira bangahe icyakubwira imirimo ibintu Imana idukorera ubutunzi Imana idukorera hano mu isi ibiri kugira ngo tubufate tubitse no mu bwami bw'Imana niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo nimubitse ubutunzi bwanyu ahatagera inyenzi cyangwa ingesi nabo bazamusubiza ati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe yego azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye mwe muri bene data aba boroheje hari hanyuma y'abandi nanjye mutabinkoreye bekera aho ngaho soma muri Matayo n'ubundi 7:13 pasorize senga Imana Matayo 7:13 Matayo 7:13 yego munyure mu irembo rifunganye mwene data kuko irembo rigari ari inzira ijyana irembo rifunganye emera kurinyuramo harimo ibigeragezo vyinshi harimo intambara nyinshi ariko emera kuritambukamo emera ubabazwe uritambukemo emera uribabazwe abantu bakwange ariko uritambukemo mwemere kunyura mu irembo rifunganye kuko irembo rigari ari inzira ijyana abantu kurimbuka irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka aho kandi abayinyuramo ni benshi sava nta kibazo dukomeze uzakorera Imana no mu ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo iraruhije kandi abayijyamo ni bake iragoye cyane urinyuramo ugasuzugurwa ukangwa n'abantu ugatukwa n'abantu bakakwitishije iragoye cyane ariko n'inzira ijyana abantu mu bugingo nubwo imiryango yakwase nubwo bene wanyu batagukunda ariko nimba uri mu irembo rifunganye komera Imana izabana nawe yego mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri mwirinde abanyabinyoma bazaho muri basa nk'intama bagaragara nk'intama bavuga mu ndimi barahanura ariko bagaragara nk'intama ariko indani mu mitima yabo ni amasega aryana bazagusambanya bazakubesha bazakwesa ikora ahubwo emera kunyura mu irembo rifunganye muzahura na Kristo muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge mbese ninde wasoroma umuzabibu ku migenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza igiti cyose kiza kera imbuto nziza impamvu ko ari imbuto zakunaniye nuko uri umuntu mubi uri igiti kibi ko ari imbuto ntizagukundira oya kubera uri igiti kibi emera kuba igiti kiza emera kubazwa na Kristo yinjiye mu buzima bwawe nibwo uzabasha kwera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi igiti kibi kera imbuto mbi impamvu bano bahanuzi bamwe barimo kwera imbuto mbi nuko ari ibiti bibi barahanura bakaja gusambana n'ahandi bakaja muzabigiye bitandukanye izo nta bindi ni ibiti bibi ariko nyemere kuba igiti kiza kwemera kuba igiti kiza ni gute nuko wemera guca bugufi Kristo mwiza akakubaza bundi bushya akongera akaguforoma bundi bushya haleluya ariko igiti kibi ntabwo cyobasha kwera imbuto nziza
igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu ayiwe igiti cyose kitera imbuto igihe kirageze igiti cyose cyanze kwera imbuto igihe kirageze kugira ngo gicibwe gitabwe mu muriro wasanga wazemera sikimefika kirageze igihe kugira ngo igiti cyose kiteze imbuto gicibwe kijugunywe ndani mu moto gitabwe mu muriro muzabamenyera ku mbuto zabo umuntu wese umbwira ati mwami mutambone sema Mungu umuntu uvuga ngo mwami si uzinjira mu bwami bwo mwijuru abavuga ngo mwami baganura ngo mwami bakaririmba ngo mwami bagashumba bavuga mwami sibo bazajya mu bwami bwo mwijuru keretse ukora ibyo data wa twese uyu munsi naje kukubwira amagambo y'ubugingo keretse ukora izo data wa twese ashaka endelesha oyo marisi benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami bamwe ikino gihe cyamaze gusora kino gihe cyamaze kugera benshi bagiye kwambaza barya baririmbaga bagiye kwambaza barya basengaga badasengeye mu kuriro mu mwuka bagiye kwambaza bazambaza ati mwami ntitwahanuraga mu isi umuriro nubageraho ibikomeye nibibageraho amakuba agiye kumanuka benshi bambaze ngo mwami kandi mwakino gihe baramwambazanye ubusambanyi baramwambazanye uburozi baramwambazanye ibyaha bitandukanye bagiye kuvuga ngo mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwahanuraga mu isi ayiwe abahanuzi benshi bagiye gutokombera abashumba benshi bagiye gutokombera abaze kumvira Imana bagiye gutokombera moto wa Bwana kubera iki ni ukubera ko bakoze umurimo w'Imana niza bakoranye umurimo w'Imana niza bazavuga ati mwami twashumbye mu izina ryawe twashingiye mu izina ryawe twavuze ubunabi twahanuye mu izina ryawe ngo ariko ngo ijambo azavugana rimwe mutoke katika mbele zangu nimesekuwa juu nimuve imbere zange mutoke mugende azabatatanya azabareba nk'imunuko kubera ko muzaba muri mukunukira Kristo niyo mpamvu azabatatanya benshi bazambaza kuri uyu munsi bazavuga cyane n'ijwi rirenga bambaze Mana we isaduhemba iyo Mana isaduhemba nitwakora neza isaduhemba nitwihangana isaduhemba we isaduhemba we bazambaza ati mwami twanuye mu izina ryawe twagiye twashumye twabaye abadiyakoni mu makanisa ngo ariko ngo azabareba nabi avuga uti taka ntabwo nababonye mwarishushanyije nimuje mu muriro utazima kandi icyo gihe cyamaze gusohora nibwo nzaberura ntisinigeze kubamenya nimumva imbere mwankozi z'ibimwe takostiki dishala balagada elomestiki enimasema tandosika ega mbabarira use nk'uwihuta sose uje muri Matayo muri Yohana igice cyaho cya 4 umurongo wa 23 Yohana igice cyaho cya 4 umurongo wa 23 ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye igihe kiraje mwabanye amasengesho bantu batuye igihugu bitandukanye batuye ibihugu bitandukanye Afurika ni Burayi Imana yatumye ngo dore igihe kiraje kandi kirasohoye icyo waba uri cyo cyose aho waba uri hose igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri gusenga mu kuri no mu mwuka umwuka utagira ukuri ntago ukenewe umwuka utagira ukuri ntago yawubonye wa mwuka wakoresheje nta kuri ntago wabonye za bintu wakoze bitari mu kuri cyabibonye ashaka ko bene abo aribo bamusenga data ashaka ko bene abo kuko data ashaka ko bene abo ari bamusenga data akeneye ko bene abo nimba utujuje gutunga umwuka ngo uburu ukabura nimba udafite umwuka wera udafite ukuri ujye umenya ngo nawe urisega iryana ugiye gutokombera hano imbere data ashaka ko bene abo
aribo bamusenga. Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. Abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Abayisenga muyisengere mu mwuka no mu kuri. Ese wa muririmbyi we uririmbira mu mwuka no mu kuri? Wa mushumba we ushumba mu mwuka no mu kuri? Yewe muhanuzi uhanura mu kuri no mu mwuka? Yewe munyamasengesho amasengesho yawe uyasenga mu kuri no mu mwuka cyangwa utera waraza? Nimba warateye waraza hano imbere ugiye gutokombera. Nimba utarateye waraza hano imbere aje kukugororera ibikwiriye ibyo wakoze. Yego. Amekuja kukulipa vyenye vimelingania na vyenye ambao umefaa. Aje kuguhereza ibikwiriye ibyo wakoze. Nimba warakoze neza urahabwa ineza. Nimba warakoze nabi ugiye guhura n'akaga. Ndasoje. Nimba waravomye we zigama ayo mazi yawe. Nimba waravomye we zigama ayo mazi. Abazigamye bagiye kugaragara. Abazigamye amazi azabarokora bagiye kugaragara. Abatara yazigamye umwuma urabahitanye. Umwuma igihe cy'umwuma kigiye kubaho, ariko abasiganye amazi yabo, abazigamye amazi yabo bagiye kurengerwa n'Imana. Ariko abatara yazigamye, moto wa Bwana umeshuka katika ndani kichwani. Umuriro w'Imana ugiye kumanukira ku buzima bwabo. Ariko abazigamye amazi bagiye gushira umwuma, ntago bazagira umwuma. Nzira nyabagendwa kandi iyo nzira isaba inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izaba iy'abandi bagenzi. Abagenzi nabo baba barabaswa iyo nzira ntibazayiyoba we. Hey! Ntago bazayiyoba. Ariko uwagira uwamenya amarenga yamenya guhunga. Ndasoje. Bantu benshi bagenze mu kivunge, bagendera mu gihogeri, bagendera mu kigari, bishinga abandi. Abantu barayoba, bagendera ku bandi, ntibagendera kuri Kristo. Ariko igihe kiraje gikomeye bene data. Mando stefo ega tando shala mekota enima topesta kola shakakata enima rando stikikita ego pesti kala gada shat. Dore umuzani ugeze ku muntu wese. Imbere y'uwo muzani ugeze kuri buri wese hari urwobo rurerure imbere yiwe, kandi n'umuzani uri imbere. Mwumva aya magambo neza nyasubiremo. Hari imizani igiye kugera ku bantu bose, igere ku bakecuru, igere ku bakiri batoya, igere ku rubyiruko n'ahandi. Kandi iruhande rw'abo bantu bose hari urwobo rurerure. Nupimwa bakabona utuzuye, warishushanije, wariyoberanije, waraze kureka uburozi, waraze kureka ubusambanyi, waraze kureka ubutinganyi, waraze kureka kubesha, waraze kureka biriya na biriya. Mu kumara gupimwa kwawe uzajya muri rwa rwobo kandi ntawe uzarugukuramo. Tujya tuvuga buno butumwa, bamwe bakavuga ngo Imana ni inyembuwe. Aho nite ni inyembuwe pe. Yaba atari inyembuwe ntago yadutuma. Impamvu idutuma ni ukugira ngo mwumva no makuru muhindukire mwihane. Ariko nutihana uru rwobo ugiye kurumanukiramo ntawe uzagukiza. Wamaze kuboneka. Ndasoje. Imana ibagirire neza. Ubona ko mbyibagiwe Yesu zanibutse zasuya zawe wabize kubwaje. Sinzibagirwa amakuba wabonye kubwaje. Unamye n'umubabaro urige. Sinzibagirwa amakuba wabonye kubwaje. Unamye n'umubabaro urige. Simani intumwa zagusizeyo zarakuzinutswe.
natwe ntabwo twashobora kubigera. Sizibagirwa sizi ritala salaba shekota era kikita talo stifo mela motaka tiwasika ripelia stifo ke romestiko titi taliba romestifo ega toli wasako taliba noniwili manga kakika eganda talo stifo egome rometakata ega helo stifo enima tando shakata ega romela salamirima. Urakoze Mana, ubona ko nibagiwe Yesu nibutse zazuya zawe wabize kubwanje. Hari abantu bamaze igihe basenga, ariko mu gusenga kwanyu nta mpinduka mubona pe. Ariko Imana yambwiye ngo muri abo ngabo bamwe bakijijwe, ariko mu gukizwa kwabo hari ibindi batarekuye bakijamo. Imitima yabo iracyari kure y'Imana, kubera ko ntabwo imitima yabo yazinutswe isaha. Bakunze gukizwa ariko imitima yabo ntiyazinukwa isaha. Ariko Uwiteka arambwiye ngo nimuzinukwe mu mitima yanyu, nawe arabagirira ibambe kandi arabatabara. Hari abandi bantu bafite agahinda kubw'abana babo, ntabwo abana babo babumva, ndetse na bamwe muri abo bana baje mu biyobyabwenge nizo bajyamo. Ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo bafate igihe cyo kuba imbere y'Imana, kubera ko hari imbaraga zazamutse kunyurira mu bana kugira ngo bano babyeyi babazaye bariganwe ubugingo. Kubera guhora bacumurira kuri aba bana. Ariko Imana yambwiye ngo mugire akanya ko kwegera Imana, Imana irakora igitangaza. Iyi mvura inyagira ntabwo ari ubusa. Inibukije ijoro rimwe ndi ku musozi baye senga imvura iragwa, ngize ngo ntaye Imana irambwira ngo reka guma aho ngaho ukora umurimo wanje. Kumvura igwemba numva ari umugisha, kuko iyi mvura iguye ihembura imyaka, ni kw'Imana ibigeza yesa bakundana kubana kwabo kwiza barawugurana ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Umwuka ahamagara abo mu isi yose ngo baza bishora imwe umungera bumwe, ngo baza bishora imwe umungera bumwe we. Ayiwe lalasanga katakitali lometa pena stikiriba lometa ndakata kostifo ego shikita hela stika tanga kaka kikita stifo ega. Wewe meguhindukira ugaca bugufi, uyu mwanya Imana igukoreho. Mungu akuguse, reka dusenga Imana. Urera kandi urakiranuka. Henostiferians watakaje ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi bari kugeza ibirenge, bishatse kuvuga ngo nta butumwa bwiza bagifite, barabutakaje. Ariko uce bugufi Imana yongera ikwambika ingweto mu birenge byawe. Ariko urandyohera mwa, ndagushimiye ku bwa kano kavura kaguye, uhabwe icubahiro. Binibukije Murya, binibukije Kanyarira, binibukije imisozi myinshi, uhabwe icubahiro. Mana ndagushimiye muri aka kanya, imirimo y'amaboko yawe irahebuje. Ureke abantu bawe bakire guhazwa nawe, iri jambo ribahembure, bahemburwe n'imbaraga zawe. Ukiza imitima ya benshi, abari bakigendera mu mirimo ya kamere ubashe kubakoraho, abari bakigendera mu mirimo y'ubusambanyi, abari mu butinganyi, abari mu buhehesi, abari bakiri gusezera mu mazu y'abapfumu,
abari bari kuja mu marari ndetse n'ibindi, abari bari kuja mu busambo, Mana Data bakoreho Mana Data, bakoze ikiganza cyawe, ikiganza cyawe, norosha mukono wako baba yangu, ikiganza cyawe kibakoreho mwana, gikore kubatinganyi barahindukira, gikore kubajura barahindukira, gikore kubasambanyi barahindukira, gikore kubasinzi barahindukira, gikore ku ngeri zose barahindukira, kigere muri Afurika, kizenguruka i Burayi, kigere mu basungu ndetse n'abirabura, kigere mu bantu batandukanye, ikiganza cyawe kibakoreho mwana, imbabazi zawe zibagereho, ubarinde kugwa mwa runo rwobo mwana, ubarinde kugwa mwa runo rwobo mwana, ubarokore barokorwe nawe. Urakoze Nyiringabima kutabaye ubwoko bwawe, ndabizere ko rino jambo urishoreze Mwuka Wera, yigere ku bantu bose bahindukire, nibahindukira ni amen, impundu ziravuga mu ijuru. Mwuka Wera nasendere kuri buri umwe wese, amwemeza ivyo yakoze, namara kumwemeza ahandi yihane, kuko ijambo ryaravuze ngo nutihana ngo zaza nk'umujura ngutunguye, igihe zagutungurira. Gera ku bantu bose ubemeze bihane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Daniel, Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta biguhoreho iminsi yose. Urakoze cyane. Habwa umugisha n'Uwiteka, reka tuzasubira ubutaha, umwami nabishima. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Amen. Amen.